Gubwa neza we wahisemo kubana nanjye hano kuri Merance TV show mubwira ngo Imana iguhe umugisha. Nagira ngo uyu munsi dusengane isengesho mwene data, nkurikije ubuzima umuntu aba ariho mu isi, nakubwira ngo hari igihe umuntu yibaza iby'ubuzima bwe, bamwe bikabarenga abandi ugasanga babuze igisubizo, ariko nagira ngo nkubwire ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ubuzima bwacu, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizatubaho, ni Yesu ufite byose mu biganza bye ku buzima bwacu. Turebe ijambo ry'Imana usanga mu byahishuwe ibice byaho 3:7, wandikire marayika w'itorero ry'i Philadelphia uti: uwera kandi w'ukuri ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntihagire ukinga kandi ukinga ntihagire ukingura. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo kuko wahisemo gukurikira Yesu, kuko wahisemo kutamwihakana, kuko ufite imbaraga nke, ni kuri ijambo ry'Imana tubwiye, ariko wahisemo kugumana nawe, niyo mpamvu nawe yiyemeje kujya kurinda. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo nk'uko ijambo ribitubwiye, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba ku muntu wese, kandi nagira ngo nkubwire ngo urukundo rwa Yesu ni rurerure, rusumba ukwezi, rusumba izuba, ndetse ijambo ry'Imana ritubwira ngo ni kuzimu rugerayo. Nta warondora rero bene data uko rungana urukundo rwa Kristo. Niyo mpamvu uyu munsi nakubwira ngo mbese ninde wagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nakubaza ngo mbese ni amakuba, n'ibyago, ni ukurenganywa, ni ukwangwa se, mbese ni iki na kimwe gikwiriye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nkakubwira ngo ntacyo, nta n'igikwiriye. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo abaruhijwe n'intimba zo mu mitima benshi barahari, usanga babayeho mu buzima bubagoye, usanga ubuzima bwabo bubagoye, ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe mwene data uruhijwe n'intimba zo mu mutima, ukaba ubabajwe, ukaba urembejwe n'indwara se cyangwa z'ibyorezo, nagira ngo nkubwire ngo Yesu ari hejuru y'ibyo byose. Yesu ari hejuru y'uburwayi, Yesu ari hejuru y'intimba zo mu mitima, Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu ni urufunguzo rw'ubuzima bwawe, niwe wenyine wabasha kuguhumuriza, niwe wenyine wabasha kubana nawe, niwe wabasha kukumara agahinda cyangwa se akababaro waba ufite. Mwene data, ni ukuri nagira ngo nkubwire ngo ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba kuri twebwe, ni Yesu ufite urufunguzo rwo kutumara ibibazo byose twaba dufite. Bene data, birashoboka ko waba urwaye se, benshi muri iyi minsi bamwe batatswe n'indwara z'ibyorezo, indwara zidakira, ariko nagira ngo mbabwire ngo muri twebwe abarwaye indwara zitandukanye za diabete, abarwaye za sida se, abarwaye indwara z'ibyorezo, ziriya ndwara zikomeye tubona ko zikomeye zidakira, nagira ngo mbabwire ngo ni Yesu wabahumuriza, ni Yesu wababwira ngo namwe muri abanjye, ni Yesu wababwira ngo nanjye ndabakunda, ni Yesu ufite urufunguzo rw'ibizaba bene data ku muntu wese. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ni agakiza kawe, Imana niyo cyubahiro cyawe, Imana ni igitare cy'imbaraga zawe, Imana niyo igukingira aho abantu bananiwe, aho wabuze uguhumuriza, aho wabuze uwagufata mu mugongo, aho wabuze uwakubwira ngo Imana irahari kandi iragukunda. Yesu we yiteguye kuhaba, yiteguye kugukunda mu buzima bwawe bwose. Kandi nagira ngo nkubwire ngo ni Yesu ujya ubwira abarushye, ni Yesu ubwira abaremerewe, ni Yesu ubabwira ngo muze mwese abaruhure, kuko we ni umugwaneza, ntabwo ameze nk'abantu, ntabwo afite kamere nk'iy'abantu. Yesu ni umugwaneza, nuza aho ari mwene data nawe yiteguye kugukunda kandi yiteguye kukugirira neza. Wowe zana umutima wawe wiyoroshye kandi uze uciye bugufi mu maso ye. Yesu yiteguye kuguhumuriza, yiteguye kugukunda, kuko we yaravuze ngo aroroheje mu mutima kandi ni umugwaneza w'ibihe byose. Imana itugire neza. Mwene data,
Yesu aragukunda. Ni ukuri nagira ngo nkubwire ngo imigambi ya Yesu yo ntabwo wapfa kuyimenya ndetse nta nubwo wayisobanukirwa, ariko nagira ngo nkubwire ngo umenye ko agukunda kandi agufitiye imigambi myiza ku buzima bwawe bwose. Uko waba umeze kose, uburwayi waba urwaye bwose, ibibazo waba ufite byose, uko waba ucitse intege kose, nagira ngo nkubwire ngo Yesu aragukunda kandi akwitayeho. Kandi iminsi yose ukiriho hano mu isi, iminsi yose ufite hano mu isi, iminsi yose ukiri mu isi, nagira ngo nkubwire ngo Yesu aragukunda kandi yiteguye kukugirira neza mu buzima bwawe bwose. Mwene data rero, nagira ngo nkubwire ngo Yesu yagiye ababarira abantu benshi, Yesu yagiye yitangira abantu benshi, Yesu yagiye apfa ku bwa benshi, ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu yagiye ababarira na ba bandi bibagirwa ibyo yabakoreye, yagiye ababarira na ba bandi batamuzi, yagiye ababarira na ba bandi batigeze bamusobanukirwa. Nagira ngo nkubwire ngo Yesu ntabika inzigo, Yesu ntabwo ari nk'umwana w'umuntu, ababarira abantu bamusanze, ababarira ababashije kumusaba imbabazi, ababarira umuntu wese ubashije kumucira bugufi, ntabwo abika inzigo, nta nzika agira, ni ukuri ni umunyembabazi, yababariye benshi kandi nawe yakubabarira. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Mwene data rero, nagira ngo nkubwire ngo ufate umwanzuro uyu munsi wa none wo kwihana no guhindukira. Nagira ngo nkubwire ngo nufata uwo mwanzuro, birashoboka cyane ko Yesu yiteguye, ari wowe ategereje kandi arambuye amaboko, ni wowe ari gushaka. Birashoboka ko yakubabarira kandi akakubabarira rwose bidatinze, ntabwo ajya atinda mu makoni. Iyo umuciriye bugufi kwihana, arakubabarira akakugirira neza. kandi Yesu nagira ngo nkubwire ngo iyo amaze kukubabarira, nyuma ubana nawe kandi ukitegura no kuzabana n'Imana. Mwene data, nagira ngo nkubwire ngo mu ijuru ni heza, mu ijuru niho dukwiriye kuzaba, mu ijuru naho umuntu wese wihanganye, mu ijuru naho umuntu wese waciye kuri iyi si akabasha kwihana kandi akabasha kubana n'Umwami Yesu. Imana yo mu ijuru tugire neza. Nagira ngo rero nkubwire ngo nawe ukumbure kuba mu ijuru, ukumbure kubana n'Umwami, ukumbure kubana n'Imana, kandi Imana yiteguye kukugirira neza niwemera ukayakira mu buzima bwawe bwose. Mwene data rero, nagira ngo nkubwire ngo usengane nanjye iri sengesho kandi ujye uca bugufi imbere mu maso y'Imana, kugira ngo nawe uzabashe kubana n'Umwami, ukumbure igihugu cyo mu ijuru kandi ukumbure kuzabaho ubuzima bw'iteka, ubuzima butababara, ubuzima umuntu atavunika, ubuzima umuntu atiyuha kuya, kuko tuzaba twarakoreye Imana, nayo izaduhemba kubana nayo. Imana yo mu ijuru rero ikomeze ibagirire neza, ibambike ubwiza, ibambike igitinyiro, ibambike kugirirwa neza nayo, kuko Imana ishobora byose kandi ishobora kugukura hahandi habi wumva wari uri, ikakugirira neza nawe ikakwibuka, ukazabana nayo, ukazabana n'Umwami. Mwakoze kubana nanjye rero, ni kuri Merance TV Show. Mbabwira ngo hano ni ijambo ry'Imana tuvugiraho, hano tuvuga ibyubaka, tuvuga ibyagirira umuntu umumaro, cyane cyane ibyatuma abantu benshi bava mu mwijima bakinjira mu mucyo. Imana ibahe umugisha, ndabakunda, nababwira ngo amahoro niyo mbifurije. Shalom.